uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. General Sultan Makenga yafunze abasirikare. Bamwe bati none se aba basirikare nta kuntu bari guhanwa badafunzwe, ngira ngo iyo nkuru wayibonye. Hari wavuze gutyo serious ari commentaire wajye vuga gutyo. Yego. Mama 23 ngo niba hatangiye kuzamo gufunga bamwe bishobora kubaviramo kuba haza kwivumbura cyangwa se gusubiranamo. Uburenganzira bwose gutanga igitekerezo kwe. Uhari ku muntu ababyumva, ariko reka mpagurukire ku ijambo riteye gutyo. Ingingo imwe abantu bajya bibeshya kuri revolution ziri serious. Yego. Uzi yariyo ni ingingo isekeje kuko muri revolution mu bintu bibiri, umusirikare uriho n'umusirikare utazwe. So nta muntu numwe ku isi ushobora kuba hejuru ya revolution. Ntibishoboka uko waba ubeze kose. N'ikimenyemenye nuko ntabwo wambwira ngo brigade commander azongera avugwe cyane kuko n'umurwanyi ntabwo akiri mu bantu bavuga azavuga, ariko ntabwo azavugwa cyane. Bari aba revolutionnaire iriya batch y'aba revolutionnaire bari uyu munsi muri mu 23 bashobora gushira bakarangira. Abantu batekereza ko nkunda tabamo ino revolution, ariko nkeka ko harimo, ariko wenda atakigaragara muri position yari arimo mbere ntabwo byabura. Abantu bajye bacugusa ubwonko cyane mu buryo bwo gutekereza, kandi nicyo kintu gituma natwe tuza ahangaha. Nubwo rwose bikubuze mu mwanya wawe uri mabuso whatever ushobora kwerekera revolution iraremereye rwose. Niba n'udukurikira muri izi revolution turimo kuva uyu munsi, ujya wumva ari karampenga ari kibamba ari karundura kurusha revolution yakwisanga umunsi umwe yamweretse ko ibyo bintu bidakunda. Aho abasirikare ko habyara Imana bategaga abasirikare ba RPF RPA ibyo kurya biroze, sibyo? Ibaza nanjye vanga abahanya kuza bakabagira nk'ahantu ku bantu bazi ko baba muri struggle ishonje, bakazikarangira bakagira gute, bakabiroga bagasa nk'ababyitaje bakatabanyika. Nabyumvise sinari mpari, ariko wowe mbwiye yasaga n'uhari. Noneho ngaravuga ngo ijambo yavugiye ngaravuze ngo Makenga ajya akunda kuvuga ko bagomba kugira disciplinarity ya abo basimbuye. Yego. Hayo bivugira umanga bahora byumvise. None se niba baragendaga basahura biba batanga ibyo, none se mu 23 bigane. Oya. Gusa abo twarimo tuganira ndi kuri radio bamwe harabavuga bati ati umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa FC23 General Major Sultan Makenga amaze iminsi afunga bamwe basirikare bakuru ayoboye kubera ibyaha bitandukanye bagiye bakora mu duce uriya mutwe ugenzura. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Kunzi wacu turabasuje omerere mu mpande zose z'isi, mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Turabashimiye cyane. Ndi kwena Marshal ni umuntu wacu, ni umuntu wanyu, ndetse nzi neza ko benshi bakunda ibitekerezo bye. Marshal waramutse? Naramutse neza. Meze gute? Meze neza. Ndimo gushakisha ncundugutura umuntu bwo nkumva ko hari aho bitagenda. Haro bitagenda aho yabiragenda. Wibyishyiramo ko bitagenda bigomba kugenda. Nyine ndimo nkiyashakisha unciye mu ijambo. Aho ngeze ubu ngubu numva bigenda. Ubu urumva ari très bien. Oya, ni bien ntago ari très. Tere kunjyanya nk'ahantu tugaca nko ku Kinamba tugakomeza tuzamuka ho gatoyo turagera kuri polisi. Ibyo niwe wambwiye uzanjyana. Nyine nawe gira nge iminsi yewe sha. Ariko urukwavu rukuze rwo nk'abana, ariko iminsi biracyagoranye. Na gihe tuzagendera tuzagenda. None se Sandrine wakoresheje inzara.
aho nsanzwe nzikoresha ariko baragukoze noneho tu uyu si ibisanzwe sinjye mfite umuntu wanjye kabisa bagukozeho riraka bagukozeho riraka umuntu wanjye witwa Giovanni ndamusuhuje cyane Giovanni rwose uramwamamaje ngo ni umukiriya wanjye ndi umukiriya kuva kera cyane hashizeho imyaka nk'ine cyangwa 5. ntabwo ari kera icyo gihe ntabwo ari kera kuko ngera ameze inzara vuba kera naryaga inzara kera ntabwo wari uriho waraziryaga yego zose kamwereke uko nari imeze njye naryaga inzara zikagera nk'aha ndetse kurya inzara vuba rero muri iyo myaka nk'ine 5 yego nibwo ndetse kurya inzara ntabwo wazikundaga ariko naraziryaga byaranze kureka nyine byari ibintu byiza ngiye nkashiduka naseriye paka no ku ishuri hose narangije na kaminuza n'inzara ngewe kaye nkubwira nese ubwo waje kubireka ute marshani Imana yabinkoreye gusa Imana ntabwo Imana ubwo yaraguhemukiye nese ari cyawe wakoraga yampemukiye itese uzi ukuntu zari zimeze inzara nari mfite sha n'ubu ngubu nta muntu uryemera ko izi nzara ari zanjye baravuga ngo ndabeshya ngo ni ibyo wometseho urabeshya niyo mpamvu inzara zikugendesha esanse utwika ujya ku nzara urumva esanse utwika ku nzara isugo nabwita kuyitwika iyo ukoresha nyine oya esanse nabi wa mugani uvuze ko kwitwika ni combustible ariko nayo ni combustible nyine ndabizi ko ukora urugendo turasi ya kilometero 15 bazirimo samuhawe ndazigendera ugira umuntu wawe kogosha namwe gukorera nanjye nsuje umuntu witwa boss kunyogosha imyaka nka 20 urumva boss akora muri salo bita arena mu Biryogo yego kandi yogosha abantu benshi arimo buriya abantu bo muri yaba pedicure manicure yaba beauty ibintu byo muri bote byose umuntu wese agira umuntu we cyane nta warenza babiri ku bantu nkatwe twiharanguza abiyogosha biroroshye none ushaka kureba coiffeur birata nabuze umukwaferi bamuhamagara ngo bata kutagiza kwiyogoshesha ni wo muhamagara agushyira ako muferi nubirya yego ukajya ku murongo we ni wo gutegeka igihe uzira yana byo manaro bukoroni bundi kandi reba nkanje no kumyorara no kumyorara n'ikintu bagira ariko paka ushake wa muntu uri bukogoshe ukagira ikintu cyananiye ahubwo cyananiye Sandrine ikintu cyananiye no kujya kwifurisha mu mutwe urabiterwa n'iki ndazibonye rero kunzazanye zareshyaga biterwa n'iki kujya ngo bamfure mu mutwe no ntago izi ntoki ari zawe nuko zareshyaga nta muntu wabyemera disi ko ari izawe izo ngizo ufite wari na mukuru ufite amafiyansaye n'iki byose nari mukuru harimo n'impeta z'urukundo nkubwiye ko nari mukuru ngo nkubwiye ko netse ndagiza kaminuza njyewe n'inzara nkubwiye ko netse kurya inzara vuba kuvuga ni vuba zari nziza ariko ubaye nk'umuntu hari umuntu ntacyo zari zibaye hari umuntu ujya ubwira uti rero ikintu njya ngumbura ni inzara zawe waraziriye usubanye ko 2021 muri November kwibona gute se hejuru kuri none si yari foto y'urwibutso ino ni memory kabisa noneho se ubu ngubu ko inzara zawe zikoze gutyo ubu nanjye nitegure kuva kuri uruhara nkajya kuri afro ubishatse se wese arabishatse wanjye narabiharaniye kujya mere inzara nabiharaniye pe reka nkubwire none ubwo nagushukaga ntagiye kubeshya ngo y'uburyaryaga abantu umuntu nakwifuza umusatsi ntabwo urimo sinawukunze kuva nabaho namye niyogoshesha kuva nk'unyine mukati ese ko ariko wari umeze kuva kera ndabikunda pe rwaje rukenewe uruhara rwaje rukenewe reka twikomereze abashyitsi baragwira ariko dufite ahangaha masha reka twikomereze ararenze kabisa nabonye abantu benshi rero bagiye bavuga yego ku kintu cy'uko General Sultan Makenga yafunze abasirikare bamwe bati none se aba basirikare nta kuntu bari guhanwa badafunzwe ngira ngo iyo nkuru wayibonye hari uwavuze gutyo serious ari commentaire abonye uvuga gutyo yego nabonye ari bavuga nyine ni urugero muri icyo cyerekezo hari uwavuze
ngo mama 23 ngo niba hatangiye kuzamo gufunga bamwe bishobora kubaviramo kuba haza kwivumbura cyangwa se gusubiranamo. ariko mukunda ese nta kindi gihano cyabaho batarinze ngo kubashya mu munyururu? nuko rero abadukurikira twubaha audience zacu kandi ni byiza n'umuco. Yego. ariko sha ababona audience yakasa mutwe pe nk'umuntu wanditse gutyo ahubwo yumva icyama kidahannye. Yego. Ifuti ryazavamo ataryo rya gisenya completely. Ne? Kuko igihugu kidahana agahugu kadahana kavamo ibyigenge n'ibyigomeke. Hanyuma rero n'uburenganzira bwose gutanga igitekerezo kwe. Uhari ku muntu ababyumva ariko reka mpagurukire ku ijambo riteye gutya. Yego. Nagize amahirwe yo kubaho muri revolution, ndi mu revolutionnaire yewe wabikuriyemo. Ariko hari ingingo imwe abantu bajya bibeshya kuri revolution ziri serious. Yego. Uzi yariyo ni ingingo isekeje. Ni abantu babazi ko revolution rero abajeye. Donc imeze nk'ifata mu kibuno abantu bari baje muri revolution. Ntabwo revolution ari uko imeze. Kuko nta muntu numwe ku mbaraga wagira zose ugomba kurusha ibiro revolution. Kuko muri revolution mu bintu bibiri. Umusirikare uriho n'umusirikare utazwe. Nujya ku hariya kuri mozore y'intwari hariya iremera uzasengera abasirikare bazwe abapeti b'intwari n'abasirikare batazwe. Which means iyo ntambara iyo revolution mukora iba yarahitanye benshi. Nabo mu manyanga ukora mu buryo waguyemo bashobora kuba intwari kukurusha. Sibyo? Bo ntibayakora ariko batakaza ubuzima bwabo. Niyo mpamvu nta kiguzi cya revolution kibaho. So nta muntu n'umwe ku isi ushobora kuba hejuru ya revolution. Ntibishoboka. Uko waba ubeze kose. N'ikimenyimenyi nuko uzayibona mu revolution yakomeye aho umwe atakaza ubuzima babiri batatu ariko revolution igakomeza. Which means yari poids n'ubundi kuri poids za poids zindi zari zirimo. Revolution ni impamvu AFC M23 Rwanda iruta amakenga iruta bisimwa iruta n'abandi tutakibona muri revolution kandi bayibayemo bayivuyemo cyangwa se bayigiyemo ariko batakigaragara mu mazina abakomeye cyane bari mu bindi. Hari n'abari muri M23 amazina batavuga kuko wenda bahinduriwe imirimo kuko ni bari nkazarama uri umuvugizi wenda ukava muri department ukajya mu yindi ntabwo tuzongera kukuvuga buri kanya. Niba wari G5 Samu uyu nguyu wagiye muri brigade ya 3 ya gisirikare ntabwo wambwira ngo brigade commander azongera avugwe cyane kuko n'umurwanyi ntabwo akiri mu bantu bavuga azavuga ariko ntabwo azavugwa cyane. So ariko ibyo twe kubitindaho icyo nakubwiraga nuko abavuga commentaire nk'iyo ngiyo ntabwo bazi uburemere bwa revolution. Bari aba revolutionnaire iriya batch y'aba revolutionnaire bari uyu munsi muri M23 bashobora gushira bakarangira iriya revolution igakomeza kubera ko nabarwanye muri RCD so bari muri M23 uyu munsi kandi barwanira impamvu yenda kungana. Abari muri za RCD za SNDP ba general Nkunda n'abandi ikikwereka ko aho revolution ibera kaga. Sibyo? Ntabwo tuba tubona amaso ku maso gutya nubwo bashobora kujya muri revolution mu yandi mayeri tutamenya ngo nayahe ugasanga n'ubundi nino bayirimo abantu batekereza ko Nkunda ataba muri revolution ariko nkeka ko harimo ariko wenda atakigaragara muri position yari arimo mbere ntabwo byabura ariko bikwereka nyine kanaka ahubwo ikibazo ntabwo twiga abanyafrika rimwe na rimwe kanaka atari nyine yakomeza. So anafunze revolution yakomeza. None se mu gihe aba bagiye bahabwa ibihano hari ibirindure mu Ventura yagiye yako. Oya. Uzi icyo nakubwiraga rero ni ikintu kimwe nongeraho nakandi ka kabiri ubone tubone gukomeza. Revolution biremereye kurusha uwo wese. Kubera impamvu mu Rwanda izo mpunzi buri kimwe cyose abishwa babihara mu byo by'abantu by'abazarendo n'iki byose. Revolution iraremereye cyane. Abantu bajye bacugusa ubwonko cyane mu buryo bwo gutekereza kandi nicyo kintu gituma natwe tuza ahangaha. Rero ntabwo revolution muri elema za revolution ntabwo harimo component yo kwinginga ahubwo habamo component yo kubwiza ukuri mu revolutionnaire. Yego. Kandi mu kumubwiza umukuri harimo kumubwirisha itegeko ibwiriza siyasa na buri kimwe cyose kibayobora. Sibyo? Rwose abantu babyumve neza ntatwe izo twaciyemo nizi tubona ahangaha ntabwo wagangarara urumva kuri revolution. Wowe wafuma uhagarara revolution igakomeza. Bazumva indirimbo zivuga ngo watatu wakufe wabiri wasonga watatu wakufe urumva ngo ikingenzi nuko nyine ibyo abantu bagamije bizagerwaho. Aho niho nakubwira haza umusirikare utazwe abagwa ku rugamba abakomereka abagira gute
kandi iyo ni itsikira rikomeye ariko ritabuza revolution yo gukomeza nubwo rwose bikubuze mu mwanya wawe uri mabuso whatever ushobora kwerekera revolution iraremereye rwose niba n'udukurikira muri izi revolution turimo kuva uyu munsi ujya wumva ari karampenga ari kibamba ari karundura kurusha revolution yakwisanga umunsi umwe yamweretse ko ibyo bintu bidakunda niko bigenda ku muntu wese ku butwari bwe kw'izina rye ku kintu cyose bwakera yakwihinduranyije urumva wari hano up ukajya down revolution igakomeza even better than never urumva so ni ibintu bishoboka icyo ni kimwe cya kabiri navuga ariko gicomekeye kw'icyo navugaga ntabwo uri mu revolutionnaire umera nk'uwishyuza igihembo mu mutima cya revolution irimo umva impamvu mbivuze gutyo ntabwo mu revolutionnaire amera nk'uvuga ngo ko mfashe Bukavu ntabwo ari ubucuruzi nkabyo bavuze bya mungu wagurisha amazu 7 ya leta donc ntabwo mfate Bukavu ngo ni ihembe yagurisha amazu 7 si inkuru yanditse ku inkuru ya Africa Intelligence turanyuzamo ijisho yose nta kibazo ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu urwana muri revolution ariko mu by'ukuri muri santima zisanzwe uwo wumva agomba igihembo abakigombwa ariko kumbe nabundi batanahembwa amafaranga kuko bujya mu guhembwa bihana no ku mafaranga rémunération que ça soit rémunération mensuelle que ça soit ibyo abantu bakugo donc nicyo kibazo ubundi abarevolutionnaire bameze nk'ibyihebe bivuyeho ntiwuva ukuntu umuntu ari umugenerali akajya gukora ku byo anyuzeho ababwa kawaida ntago wabyumva uwo muri ingabo za leta zitapfa kubicaho muri bimwe mu bisikare bya leta bidafite discipline ariko ku revolutionnaire birabushijwe amabanke nturebaho urumva ndibuka muri liberation mu Rwanda wenda tubitware gutyo tubitwarire hamwe kuko biba byenda gusa aho abasirikare bo kwa Habyarimana bategaga abasirikare ba RPF RPA ibyo kurya biroze sibyo ibaza nanjye fanga abahanya kuza bakabagira nk'ahantu ku bantu bazi ko baba muri struggle ishonje bakazikarangira bakagira gute bakabiroga bagasa nk'ababyitaje bakatabanyika kandi ubwo mwahagera Sandrine ugashyira ku mutima mwahagera muroburije gukomeza intambara mukarya utuvungure two muri mukotanye mugasashe mwashyizemo urumva ari ikintu kiri simple ariko ntabwo ari ikintu kiri simple the way in that way ni ko kuzagira kuri banki basi ibyacu ibingibi yego amakuru nabonye kandi mama nafite gihamya kuko burya mvuga ibintu giye mufitiye amakuru nuko buriya M23 ifata Goma banke yararinzwe aba bantu barayitaza bategereje ko leta ya Kinshasa itanga uburenganzira bwo gukoresha amafaranga arimo no gufungura amakode n'iki byose na kimwe cyose leta maze kubyanga inyeshyamba zinjiyemo wambwiye amakuru yambwiye ko na General Makenga arahari ko agomba kuhaba nyine buriya aba mafaranga nabo barabizi ngo basazemo amadolari hafi miliyoni zirenga 300 urumva n'amafaranga n'urufito iriya banke yari ikize cyane niko nabyumvise sinari mpari ariko wowe mbwiye yasaga n'uhari noneho ngaravuga ngo ijambo yavugiye ngaravuze ngo wawo ngo tubone amafaranga yo gukora imihanda urumva ntaravuze ngo uhe muhanda niba ari amasisi ni wahe simbizi kandi ko urabona ko imihanda itangira gukorwa kuko aba revolutionnaire arareba imihanda kandi imihanda muri strategie militaire igira n'indi mimaro burya nigeze kubwira abantu ku kiganiro kimwe n'imihanda mubona mu bihugu byinshi bugi birimo na strategie za defense z'igihugu ukabona umuhanda wubatse nko mu gisozi ugira password kandi ni defense barimo kugira sibyo yego wahajya nka Norvège ukabona umuhanda mwiza uterera kandi wera muri strategie militaire wubakiwe abaturage kukoresha ariko hari nababona ko ari la vitayema militaire ku mugi yego sibyo nyine Makenga akaba yavuga gutyo nk'umusirikare avuga ati aya mafaranga tuyakoresheje imihanda ibifaru byakwihuta urumva bari batarafata za masisi centre batarafata naho hose ngo mifatwa la vitayema ambulance zitwa abarashwe byakwihuta donc akaba bibara nk'umusirikare gutyo ariko nabarana akamaro byamarira n'umuturage yego so rero ntabwo revolution ibamo kwihemba nagende kuri ya commentaire ntabwo turajya muri iyo nkuru neza ariko icyo nakubwira cyo iyi revolution ya Congo iraremereye ku rwego rwo hejuru Makenga ajya akunda kuvuga ko bagomba kugira discipline ya abo basimbuye yego hari bivugiye rumanga barabyumvise none se niba baragendaga basahura biba batanga ibyo none se M23 bigane oya gusa abo twarimo tuganira ndi kuri radio bamwe bavuga bati buri abujura nibi bivugwa ariko yabimeze ugiye gutera imetero yaba metero buhine ya metero bushumi wasanga bitari skandale as human being kuko ni uri komanda ubukomandinga abantu donc ni ibintu bidashimwa byahanwe ariko bitari ku kigero cy'umuntu warwaniye ku butaka bwa Kongo ikize kuriye
amazu ya leta patati patata wabihanira umuntu ariko ntago birenze ku buryo ugiye no kubishinja umuntu bitarenga nka 5% ibyo yagombaga gukora yaza kuba inkebe ya nyayo. So I think ni icyo ngicyo kandi Goma yagize amahirwe iba hafi y'u Rwanda rushobora kuba rwarazitiye abajura bo muri Goma bakabura ukuntu barusahuramo ibintu. Turiza amaso muri iryo iyo nkuru yego kugira ngo tumenyeshe abantu. Wamfasha ukayisoma nyisomye kenshi namaze kuyisoma kenshi ntacyo reka nyisome wanyuzamo amaso kubeze yose. Ati umutwe w'inkuru uragira uti nengera ngo fasha ndagufasha. Oya nta kibazo. Ati umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa FCM23 General Major Sultan Makenga amaze iminsi afunga bamwe mu basirikare bakuru ayoboye kubera ibyaha bitandukanye bagiye bakora mu duce uriya mutwe ugenzura. Nibyaha byiganjemo gusahura ndetse no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo ubw'amabuye y'agaciro. Abahanwe bagahabwa igifungo cy'igihe gito barimo abasirikare basanzwe bazwi muri M23 ndetse n'umuvandimwe wa Makenga. African Intelligence ivuga ko mu bahanwe na General Sultan Makenga harimo uwari umuyobozi w'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma, Colonel Jimmy Nzamuye umaze igihe gito afunguwe. Uyu ngo mbere yo gutabwa muri yombi akajya gufungirwa icanzu yakekwagaho gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire. Nyuma yo kurekurwa General Makenga yahise amuvana ku nshingano zo kuyobora ingabo muri Goma amugira ushinzwe gutegura ibikorwa mu karere ka kabiri ka gisirikare gakorera muri Masisi. Amakuru kandi avuga ko mu kwezi gushize kwanze General de Brigade Bernard Maheshi Byamungu usanzwe ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 ushinzwe ibikorwa n'ubutasi nawe yamaze icyumweru afunze. Umwanzuro wo kumufunga bivugwa ko wafashwe na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri M23. Byamungu ngo yarakurikiraniye gufata no kugurisha inzu 7 zo mu bwoko bwa villa zahoze ari za leta ya RDC. Amakuru kandi avuga ko General Makenga akomeje gukurikirana hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo Byamungu ari nako akurikiranira hafi dosiye ya Basire bashigwa ukuriye ubutasi mu mujyi wa Goma uvugwaho kuyobora agatsiko k'abajura biba imodoka mu mujyi wa Goma mu mijyi ya Goma na Bukavu bakajya kuzigurisha muri Uganda. Undi mu bamaze igihe barafunzwe kandi nk'uko African Intelligence ibivuga ni Ibrahim Makenga usanzwe ari umuvandimwe wa General Sultan Makenga. Uyu mugabo usanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo we ngo yarafungiwe ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho imitungo. Nyuma yo gufungurwa ngo yasubiye mu nshingano ze bitandukanye na Manzi Musonerwa wari umukuriye we watawe muri yombi akanafungwa akurikiranweho gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi usanzwe ari muramu wa guverinoma w'intara ya guverineri babibeshye. Banditse Manzi usanzwe ari muramu wa guverinoma oya ni guverineri ahubwo Manzi usanzwe ari muramu wa guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo y'Amajyaruguru. Mbati Musanga Erasto nyuma yo kurekurwa yahise yoherezwa kuyobora muri Masisi. Ngabishoye mu bucuruzi bwa zabu nabo barafunzwe. Mu basirikare bakuru ba FCM23 bafunzwe kandi harimo aho bivuga ko bazize gucuruza amabuye y'agaciro nyuma gato yuko M23 yari maze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Amenshi muri aya mabuye bivuga ko ari ayo basahuye muri uriya mujyi wa mbere munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aba bari mu mvugizi w'igisirikare cya FCM23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu mpera za Nyakanga uyu mwaka afunzwe ibyumweru 3 ku itegeko rya General Makenga. Uyu ngo yaziraga gukora ubucuruzi butemewe bwa zahabu bivuga ko yasahuwe Bukavu. Colonel Julien Mahano ego baratuje usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa M23 we ngo yakozweho iperereza cyekwaho ruswa no gukorana ubucuruzi bwa zahabu n'abashoramari n'ababashinwa. Uyu ngo nubwo yashoboye kuguma mu nshingano ze byarangiye yimuwe yoherezwa kujya gukorera muri Masisi. Ni ujye ofisiye witwa François Kazarama we ngo agifungiye icanzu azira kuba yarisha umuntu wabaga mu nzu ye iherereye mu mujyi wa Bukavu.
General Makenga akomeje gucisha akanyafu ku byegera bye mu gihe akunze kumvikana anenga cyane imigirire mibi irimo ruswa, ubujura no kunyereza umutungo bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zimwe mu mpamvu agaragaza nk'izatumye ahitamo gufata imbunda akaburwanya rwose. Njyewe aha ngaha ni n'aha nasoreza inkuru yanjye, birasobanutse Makenga rwose. Wa mugani ntabwo waba wirirwa unenga ibyo FARDC ikora ntaho baba hareba ari kubikora n'ubundi mu by'ukuri se warenzaho. Ibi twabagejejeho ko byavugwaga ko Leta Colonel Uringoma sibyo yarafunzwe, bamwe ateye kareka ntabwo adafungwa se umuntu nyine bivuga ko twebabwiye abantu bateye kareka iyo nkuru mwayikwehe uko ase kigenze no kumenya n'izitari zingize turazizi. ngo fata amazi usomeho uvuga ati izi ziroroshye bazavuga tume n'umuceri. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.